Nyakubahwa Semivumbi Daniel uzwi nka Danny Vumbi washyize hanze igihangano cye cya mbere mu 2004 kuri ubu akaba ari umubyeyi w'abana 3 n'umugore umwe, umuririmbyi ukomeye cyane umaze gushyira itafari rikomeye ku muziki nyarwanda, ariko benshi bakaba bashimira ubuhanga agira mu kwandika indirimbo, dore ko indirimbo amaze kwandika zakunzwe n'abantu benshi nka Ogera ya Bruce Melody na Bwiza kuri ubu imaze kugira views zingana na 2.5 miliyoni mu mezi 2 gusa. Uyu mwanditsi w'indirimbo kuri ubu akurikiranwa n'abantu 165, we akaba akurikirana abantu 559 kuri page 1212 gusa ku rukuta rwe rwa Instagram. Uyu muririmbyi kandi akaba anyuze ibihangano byiwe ku rubuga rwa YouTube aho afite abasubscribers 41,000 kuri video 52 gusa. Muri izi ndirimbo zakunzwe n'abantu benshi harimo Umugozi yakoranye na Bruce Melody imaze kugira views 966 mu myaka 4 gusa. Yongeye gushimisha abakunzi be ku gihangano yise Ndabakwepa mu mashusho meza cyane ndetse n'amajwi. Iyi ndirimbo kandi imaze kugira views 15,000 mu minsi 2 gusa. Byinshi kuri iyi ndirimbo Danny Vumbi yabikomeje mu kiganiro gikurikira. Intoki ze rwose zihishe inyuma ya hit zikomeye mu Rwanda. Hari ibyo tujya twumva muri iyi minsi ibiganiro dukora by'imyidagaduro ku bantu baravuga bati indirimbo z'iki gihe zimeze nk'umuriro w'amashara ziragurumana ariko nyuma y'ukwezi ugasanga yibagiranye. Nk'umwanditsi ukomeye kuki ibyo bivugwa buriya intege nkeya z'abanditsi? Ntabwo nahita mbyemeza kuko nta bushakashatsi nabikoreye, ariko buriya indirimbo iyo igisohoka abantu babanza kuryoherwa n'umudiho. Iyo umudiho bamaze kuwumva umaze kubacengera batangira kugenda bafata tumwe mu tugambo tugize indirimbo, hanyuma faze ya nyuma cyangwa igice cya nyuma ya magambo bayafata mu mutwe. Iyo ari amagambo meza rero bagatangira kuyahererekanya, kuyandika ku mbuga nkoranyambaga. Kera twe tukiga twayandikaga mu makayi. Ibyo bintu rero ubu ngubu ntabwo byapfa gukunda amagambo ataryoshye. Amagambo aramutse atanditse neza atarimo ubuhanga abantu bumva umudiho gusa bikarangirira. Yego. Kandi naragusubije ubwo n'ibindi rubuze kumviraho kuko niyo tugiye kuganira. Danny Vumbi uguwe neza cyane muri studio za Rwanda. Ameze neza cyane rwose, ameze neza. Yego, n'amakuru ya Radio Rwanda. Danny Vumbi y'imanda nshya urayumva gute? Urayumvamo gute nk'umuhanzi? Ibi ndari nabikoza ko mu minsi ishize mu bikorwa byo kwiyamamaza n'ubundi nawe wazengurutse igihugu, nawe uri mu bikorwa byo kwamamaza umukuru w'igihugu ndetse wanahimbye indirimbo yita Afande. Imanda kuri wisobanuye iki nk'umuhanzi? Kuri jyewe ni amahirwe akomeye igihugu cyacu twongeye kugira, kubera ko iyo usubije amaso inyuma ubona ibikorwa twakoze ari ndashyikirwa. Rero gukomeza kubishimangira ni amahirwe kuri twe, ni amahirwe ku banyarwanda. Ikindi hari ibibazo wenda dufite, hari ibibazo dufite nonaha. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ndumva yarabivuze ejo cyangwa ejo bundi hashize, avuga ati ntabwo iyi manda igiye kongera ibibazo, ahubwo iyi manda igiye kudufasha kugabanya bimwe mu bibazo twari dufite ndetse dutera imbere byisumbuye. Ni ikintu cyiza cyane. Urabishyira mu rwego rw'ubuhanzi? Cyane. Urumva ubuhanzi nabwo buri mu bigize ubukungu bw'igihugu n'imibereho y'igihugu. Nubwo wenda tudafite umwanya mwiza, ariko urumva niba mu bintu byinjiriza igihugu ari ibintu bigera kuri 50, ubuhanzi akaba ari ubwa 22 nibwo mperuka. Ntabwo ari umwanya mwiza, ariko nanone urumva ntabwo ari wa mwanya udashobora gushyirwamo imbaraga ngo ujye imbere. Dushobora gushyiramo imbaraga tukajya imbere, byaba byiza cyane. Ndumva natwe tutazasigara imbere, ntabwo tuzasigara inyuma. Yego, bakoze nka Danny Vumbi izina ry'ubuhanzi, ariko asubone nini? Semivumbi Daniel. Semivumbi Daniel nini? Semivumbi Daniel ni ubwa mbere numvise ikibazo kigoye gusubiza. Semivumbi Daniel ni umugabo wubatse, ufite umugore, abana 3, umugabo mukuru utari mutoya, wize amashuri abanza n'ayisumbuye, yiga icyiciro cya mbere cya kaminuza ya universite, afite bachelor degree mu mibare.
ni umwanditsi w'indirimbo, ni umuhanzi. Sinzi niba bihagije. Yego biratuma mpita nkubaza iki kibazo. Uvuga iki kuri The Ben nk'umuhanzi mukuru muhuriye mu ruganda rwa muzika birumvikana kandi yarigeze no kuba umunyeshuri wawe uri mwarimu? The Ben ni imwe mu mpano zikomeye dufite hano muri iki gihugu. Ni umuhanzi ukomeye, afite imyitwarire myiza. The Ben kumuvuga biragoye cyane kubera ko ni umunyabigwi kandi ukomeza guharanira kubyongera. Wenda nk'umuntu wamwigishije rebye n'imyitwarire ye muri rusange, imyitwarire myiza cyane. Hari ryari hehe? Umwaka w'ibihumbi 2004 niba nibuka neza kuri APADE Kicukiro. Namwigishaga mu mwaka wa 4, nkamwigisha imibare na fiziki. Ko bibisekeje. Oya, urumva ni ibintu bikomeye. Ni ibintu bikomeye. Umaze imyaka ingahe muri muziki Dani? Natangiye ku buryo buri gutangira nyine gukora indirimbo ya mbere. Indirimbo ya mbere nayikoze mu mwaka wa 2004. Ubu turi muri 2024, urumva hashize imyaka 20 nkoze indirimbo ya mbere, ariko navuga ko kinyamwuga amaze imyaka 15. Imyaka 15. Yes. None ubu hari n'indi washyize hanze? Hari indirimbo nashyize hanze yitwa Ndabakwepa. Nayivuzeho gatoya mu ngingo z'ingenzi z'amakuru. Bamvuga bambwira inshuti zanjye ziba zishaka kunyitaho, nazo zirankunda, ariko nkabona zishaka kunyubagiza umukunzi wanjye cyane. Noneho uyu munsi rero ndababwira nti ntabwo turaba turi kumwe uyu munsi, kuko ndajya kwita ku muntu wanjye. Ndabakwepa. Iki cyatumye yandika? Ikintu cyatumye nyandika ni uko usanga amatsinda menshi y'inshuti yihugiraho cyane, bakibagirwa b'abantu basize imuhira cyangwa b'abantu batari kumwe. Niba mwasohotse mugiye wenda kunywa rimwe, ugasanga abantu bihugiyeho cyane, bibagiwe abo batari kumwe kandi nabo ari abakunzi babo bakabaye babitaho. Ingero zamureho igitero kimwe hari ubu ngubu. Ubu ntabwo umuntu ashobora gukoresha wenda nka ntuza gakina nko kuri YouTube. Amagambo yawe koko indirimbo kubera ko aba ari nshyashya, buriya hari ukuntu amagambo makeya abantu bagiye kumva ijwi ryawe. Muri inshuti nziza abajama banjye bamba icyo mbakeneyeho mu buzima, kuva uyu munsi ndabaceremba. Imitima yegerane duhereyo, baba bashaka ko tujya imihanda ibyicaro tukabimara mu bubari, ntabwo bazi ku mwanya wawe mugenera icyubahiro mu buzima. Ndakwikumburiye reka ngusanganire, na besto ndamukwepa ku mpamvu z'urukundo. Ndabakwepa aba bajama banjye, ndabakwepa bamenye ko urukundo rusumba ibyo byose. Njye uyu munsi ndabakwepa. Ndumva ari uko nguko uwari wese ariko yabakwepa. Yes, urumva indirimbo nshyashya, amagambo ntabwo umuntu aba arayamwitiriza neza cyane. Urumva unyandikira ngo aze kuturimbira gato ngo baragowe. Baragowe niya kera, baragowe haryowe ntayizi. Ubu ntiyayifashe mu mutwe, ariko abashaka ijwi ryawe wenda uri buze kuyivugaho gato. Dani, hari amakuru avuga ko ari wowe wanditse indirimbo yitwa Ogera ya Bwiza na Bruce Melody. Nibyo? Nibyo. Yes. Mu minsi ishize nari mfite gahunda yo kutazajya ntangaza ibihangano nagiye nandika, ariko uburyo mbajije ikibazo ntawe nari kugikwepera. Koko kwari gusubiza niba ari byo cyangwa niba atari byo. Okay, biratuma nkubaza ikindi kibazo ku nkomoko n'ubundi y'iriya ndirimbo, cyane cyane ko benshi bayise y'ibihe byose. Inkomoko byaturutse ku ki kugira ngo uhimbare amagambo muri
iriya ndirimbo twatangiye kuyikora mu kwezi kwa 11 ku mwaka ushize n'ubundi dufite intego yo kwitegura amatora ndagenda njya muri studio indirimbo ndayikora hanyuma management ya Bwizi yumva ni indirimbo nziza dutangira kujya mu biganiro ndayibagurisha hanyuma baza guhura na Bruce Melody nawe ashyira mu ijwi indirimbo iboneka ityo ariya magambo yose niwe wayanditse yes harimo urumva iyo urimo gukora indirimbo hazamo ikintu cyo gukosora kuko yagiye inyura mu biganza byinshi kugira ngo inoge neza hari amagambo wenda navuga wenda nk'10% yagiye yongerwamo n'abakosoraga mu rwego rwo kwigorora kurumva 10% ntabwo ari ikintu kinini cyane muri rusange no kwindirimbo ari wayanditse kiki ku mpano yawe y'ubwanditsi usobanura ute abavuga ko hari indirimbo nyarwanda ziba zimeze nk'umuriro w'amashara ako ni kamwe nasubije mugenzi wawe indirimbo kugira ngo umuntu ayumve iyi ndirimbo ikiri nshyashya abantu bakunda kumva umudiho amagambo burya azanyuma urumva ngingi yanjye shyashya mwumvize ko nanjye amagambo ntayametiriza neza wenda kubera ko ibikiri shyashya mu mutwe urumva indirimbo bimaze umunsi umwe icyo gihe rero igikurikira nyuma y'umudiho ni ugutangira kwita ku magambo buhoro buhoro ukagenda uyumva ukagenda uyasesengura bikageraho none uyafata mu mutwe faze yo gufata mu mutwe rero iyo irangiye indirimbo ifite amagambo meza niyo ikomeza kuguma mu mitwe y'abantu yes ubwo rero niyo mpamvu wenda ubu ngubu umuntu utitaye ku magambo indirimbo yumva icyumweru kimwe cyangwa bibiri umwaka ushize washyize hanze album nyuma yo gutandukana na Keyaki Music label uyu mwaka abafana bawe bitega ikihe gikorwa kinini mu bikorwa binini bitegeko ndibaha indirimbo nyinshi itegeko mbaha indirimbo nyinshi itegeko ndagerageza uko nshoboye ku buryo bakomeza kwishima ku bijyanye n'ibitaramo byo nzajya nitabira ibyo natumiwemo ntacyo ndi gutegura cyihariye gusa ndimo gutegura album yanjye ya 5 ishobora kuzasohoka umwaka utaha wa muntu wavuze ngo umuririmbire kuri Baragowe harya ubu ndayibukayo baragowe uri umukobwa muri iyi myaka nukuri biragoye abakubwira yuko bagukunda nahamagana ni benshi cyane rwose ubutumwa bugufi wakira ni 1000 nibura buri saha uwakirigizwe na benshi ntabwo amenye uwamusekeje ibyo ngibyo rwose birazwi abanyakuri n'abanyabinyoma muri ayo magana yose agomba guhitamo umwe azamumenya ate ndumva wenda nabakugira urategura igitaramo ryanjye urumva nicyo nayimaze kuvuga igitaramo cyanjye cyihariye nta wenda umwaka utaha muri album yanjye yindi mu nteruro imwe gusa iyi ndirimbo ndabakwepa wamaze gushyira hanze yiganjemo imvugo z'abakiri bato ijya kubihuza n'indirimbo yawe wise ni danger abantu bari bazayizi mvugo ubusanzwe uzikoresha Dani mu buzima busanzwe iyi ngiyo wenda uretse gukwepa kurimo cyangwa gucemba ntabwo ari slang ntabwo ari nyinshi gusa mu buzima busanzwe abantu tuhorana tuganira izi mvugo turazikoresha niyo mpamvu ujya kumva weje ukumva no mu ndirimbo yikoreshejemo bibaza niba ntabwo ubuheshe ntabwo mba byinshi Dani amahirwe masa murakoze cyane kandi abakunzi bawe ni byinshi ubahishe kuko wabivuze murakoze cyane. It is Wonderful Life TV again. Don't forget to subscribe, like, share and comment.